zamura ijwi ryawe uvugane n'Imana yawe. Zamura ijwi ryawe umusaba kwigiza imbere. Zamura ijwi ryawe umubwire uko mwakwitegura mu buryo bwo mu mwuka kugira ngo muhure n'Imana kuko ari igihe cyo kwambuka. Zamura ijwi ryawe umusaba icyo yakubwira, umusaba uko yakuyobora, umubwire ngo Mwuka Wera nyobora. Yosuwa yabwiye ubwoko ati mwiyeze kuko ejo imitangaza by'Imana bizakoreka hagati muri mwebwe. Imana yabwiye Mose namubwira ngo uzitegure kandi uzinduke uzamuke ku musozi kugira ngo nongere nandike amategeko ku mabuye we wazanye. Baraye bari buve muri Egiputa, hari umwifato mu buryo bwo mu mwuka bagombaga kugira. Bagombaga gusiga amaraso ku nkomanizo kugira ngo maraye kurimbura atagira icyo abatwara. Ese maraye kurimbura yari bunanirwe kubareba hatarinze kubaho amaraso? Nuko ari ibintu by'umwuka, Umwuka Wera ajya ahishurira abantu kugira ngo babikore kandi bakire imirimo n'ibitangaza by'Imana. Basabwaga gusangira kandi basangira ntibasigaze uyo mwana w'ihene basangiye cyangwa w'intama sinibuka, ntibamusigaze, bakamurya bakarya imboga zisharira, bakarya bakenyeye bambara imikanda biteguye kugenda, kuko mwisi mu mwuka haba inyifato. Ntago nkubwira ngo usubire mu isezerano rya kera wigane byose uko babikoraga, ahubwo ndakubwira ngo usabe Umwuka Wera aguhishurira ibigendanye n'ubuzima bwawe, aguhishurira ibigendanye n'ibikurwanya, aguhishurira ibigendanye n'umurimo wawe, aguhishurira ibigendanye n'iterambere ryawe, aguhishurire ibikurwanya, aguhishurira ibiguca intege, aguhishurira ibituma umera kimwe. Uko wari umeze utarakizwa niko ukimeze warakijijwe. Niba ari ubwana bwiza urabukomeje, niba ari ububi urabukomeje, bigarukiye aho ngaho. Saba Umwuka Wera aguhishurire. Reka Yesu mwiza uvugane n'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Reka amaso yo mu mwuka akubone, reka amatwi yo mu mwuka akubone, maze mwigirane imbere Mwami w'abami. Umwishurire ubundi bwiru, umubwire uko yabigenza, umubwire uko yabikora, umubwire uko yasenga, umubwire amasaha umukenereramo kuko nayo urayavuga. Ntabwo ari ibya rusange ujye wiherana n'umuntu ukamubwira ngo iminsi nk'iyi amasaha nk'aya duhurire hahandi dusanzwe duhurira. Uri Imana ivuga, uri Imana ikora, uri Imana iriho, uri Imana icyohereza abamarayika mu isi, uri Imana ikivuga ubwoko bwawe bukumva. Vugana n'ubwoko bwawe Mwami, mwongorera ibyo umushakaho, muteze inyota yongere yigira imbere mu gusenga, yigira imbere mu kwiyiriza, yigira imbere mu kuva mu birangaza. Mwongorere kora ikintu gishya mu mwuka we, amenye ko ibyo tuvuga ari iby'ukuri, yaba n'ibindi tutaramenya n'ibindi tutaravuga, ubimumenyeshe Uwiteka Mana Nyiringabo. Mwigishe igice cyo mu mwuka umwanzi yasinzirije, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nongeye gusuka amaraso yawe ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe kugira ngo batanyagwa, kugira ngo batibwa. Ndasuka amaraso yawe no kuri iki gicaniro, no mu mago yacu, no ku buzima bw'abacu, kugira ngo imigambi yose y'umwanzi Satani n'abakozi be ihinduke ubusa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nagotwe n'urusika rw'umuriro w'Umwuka Wera kugira ngo umwanzi namushaka mubure. Ndambura imbaraga imirimo yose y'umwanzi Satani kuri iki gicaniro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka kubaho kwawe gutumbagizwe, reka presence yawe Mwami yuzure hano, reka kubaho kwawe gushyirwe hejuru. Amaso y'umwuka yabera afunguke, amatwi y'umwuka yabera afunguke, basingira ibyo bavugaho, basingira ibyo wabageneye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka umuriro wawe utwika ibicaniro byose bya Satani byatanzwe ku bw'iki gicaniro kugira ngo abera bahari bamere nk'abarwaye bwaki. Umuriro wawe wikongore mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso yawe abiburizemo, amaraso yawe Yesu abiburizemo ibicaniro byose by'abakozi ba Satani bituma abera badatera intambwe mu mwuka. Mu izina rya Yesu bitwike bikongoke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ibyo ushaka Mwami abari bizo bikorwa. Ramasandara bashekere mesendere beshika riya ramasandoro bashekere mesendere beshika ramasandoro bashika. Amaturo yose yatanzwe mu isi y'umwijima
agashyiraho amazina yacu, akavuga amazina y'ababera, akavuga amazina, akabavuga mu mazina ngo bacogore bananirwe. Ayo maturo yose yatanzwe ndayahindura ubusa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso Yesu nasese ibyo bitambo, nasese ayo magambo, nasese izo incantation, nasese itegeko ribi ryose ryoherezwa ku buzima bw'abera kugira ngo bacogore mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ingoyi zo kuraguza zicike ku bahungu bawe n'abakobwa bawe. Uri Imana ivuga, uri Imana ifite imbaraga, kubwo kubura imbaraga zawe zatumye bisunga abapfumu. Reka uwo mugozi ucike, reka iyo ngoyi icike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ibyo yahawe byamburwa imbaraga bitwikwa mu izina rya Yesu, bihinduka ubusa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nguhaye icyubahiro, ngushyize hejuru umwami w'abami. Ndavuga uburinzi ku mago y'abagushaka, ndavuga uburinzi ku bagore n'abagabo barimo bagushaka, ndavuga uburinzi ku bagore n'abagabo, ku mago mwami agushaka, ku miryango igushaka mwami w'abami. Umugabo we narindwe, umugore we narindwe, urubyaro rwe nirurindwe, abavandimwe be nibarindwe mu izina rya Yesu. Umwanzi n'abashaka babure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndashinganisha gushaka ko abakobwa bageze igihe cyo gushaka, ko abahungu bageze igihe cyo gushaka. Ibyo bamuvuzeho ntacyo bizamutwara mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Arubaka, aragera aho agomba kugera. Indwara zisanzwe zibaho, umuntu ashobora kurwara, akarwara malariya, akarwara korona, akarwara sida, akarwara kanseri, akarwara diyabete, akarwara hypertension, akarwara. Ariko reka mbabwire, isi y'umwijima ikorera mu ndwara zisa nk'izisanzwe no kwa muganga banabona. Ikikubwira ko isi y'umwijima yabijemo nuko ibyo byose bitarespondinga ku miti. Imiti isanzwe ikorera abandi bizo bihinduka ibidakorwaho n'ubuvuzi. Data nguhaye icyubahiro, witwa Jehova Jire, witwa Jehova Rafa. Narasomye mu ijambo ryawe muri Zaburi 103, sanga uri Imana ibabarira ibyaha byacu byose, ukadukiza n'indwara zacu zose. Ndasenze mwami ngo mubo duconnecta kuri iki gicaniro, arabera barahara badukurikira n'abazadukurikira, uburwayi bwose buri ku mibiri yabo umwanzi Satani arimwe akoreramo, uyu mwanya imbaraga ze zicike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umubiri ube mutaraga, umubiri we n'ubuturo bw'umwuka wera, ntabwo arindiriye indwara, ntabwo arindiriye Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Abe mutaraga mu mutwe, abe mutaraga kugeza ku birenge, abe mutaraga mu maraso, abe mutaraga mu nda, abe mutaraga mu mugongo, abe mutaraga mu ngingo, abe mutaraga mu magufwa, abe mutaraga mu mitekerereze, amere neza mu izina rya Yesu. Wifuza ko tuba intumwa mu cyimbo cyawe. Sinigeze nkubona wasibye kuvuga ubutumwa bwiza warwaye malariya, sinigeze kubona wasibye kuvuga ubutumwa bwiza warwaye, ahubwo wagendaga ahantu hose ukiza. Wakijije urushwima, wakijije amaboko anyunyutse, wakijije abadayimoni mu bantu, wakijije guhetama. Umugore wasanze mu rusengero ahitamye imyaka 18. Ndasenga ngo uyu mugoroba wiramburira ikiganza cyawe, ukize guhetama kose kuri ku buzima bw'abana bawe. Hari abahetamye bigaragara imibiri yabo itabasha gufunctiona nkuko bikwiriye, itabasha gukora nkuko bikwiriye. Hari abahetamishijwe n'ibindi bintu bitandukanye. Reka uyu mugoroba wiramburira ikiganza cyawe, ukize guhetama kose, ukize gutakaza ubuzima. Hari abantu ubuzima bugenda bushiramo. Wa mugore wavuye amaraso imyaka 12, isegonda imwe yagukozeho ubuzima bwamugarutsemo. Reka uyu mugoroba umuntu uri mutakaza ubuzima buhoro buhoro, yavuye ku mitima ajya kuyinda, ajya kwikomeye kurushaho. Reka uyu mwanya ubuzima bumugarukemo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yavuye ku muganga umwe ajya ku wundi, reka ubuzima bumugarukemo mu izina ryawe Yesu. Uri Imana ikomeye, uri Imana ikora kuri buri domene yose y'ubuzima. Baje kugusaba umusoro bakugerageza kugira ngo umware.
Yesu wanjye we, urangira Petero ifi ari bukuremo amafaranga aza gutangamo umusoro. Uri Imana yita kuri buri gace. Ndasengera abahungu bawe n'abakobwa barimo bagusanga, barimo bagushaka, bamwajwe n'ubukungu bwabo, bamwajwe no kubura yo bishyura inzu, bamwajwe no kubura uko bishyura minerivare, bamwajwe no kubura uko bakora ibyo bagomba gukora. Ndasenze ngo ukingure umuryango mu buryo bwo mu mwuka, mu buryo budasanzwe, ubahuze n'imirimo, ubahuze n'imigisha. Urabishoboye mwami w'abami, urabishoboye. Ujya uzana kwibukwa ugatanga promosiyo iri ako kanya, urabikora mwami. Moridekayi yabonye promosiyo y'ako kanya mu mbaraga zo gusenga. Twiharire, wiharire imitima yacu. Ndakura y'ubwenge umwanzi Satani yafashe, ubwenge bw'abagabo bataye amago yabo, ubwenge bw'abagore babaye ibirara, ndabubohora aho bwabohewe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndabohora ubuzima, ubwenge, umutima w'abahungu n'abakobwa babohewe iyo ngiyo, ibyo gukizwa no gukiranuka byarabananiye. Ndabohora ubuzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka iminyururu umwanzi yababohesheje, iminyururu abakozi be bakoresheje, uyu mwanya icikagurike mu izina rya Yesu. Abagabo bafatiwe mu mazu y'abamaraya, abagore bafatiwe mu mazu y'abamaraya, ubwenge bwabo bukayoba, bagasenya ingo kuva uwo munsi. Ndasenze ngo uyu mwanya barekurwe, babohoke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uri Imana itangaje, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubuntu. Reka abana bawe bahora mu buzima bwo guhora batangira, nta kintu bakora ngo kigeraho ku kigomba kugera. Uwo muvumo nucikagurike ku buzima bwabo. N'abanyamugisha bazatunga umugisha, ibiganza byabo ibyo bikozeho byose bihabwa umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uri mwiza mwami wanjye, ugira neza, uzuye imbabazi n'ubuntu. Ni wowe wavuze mu ijambo ryawe, uri tuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Mwigisha ubwenge bw'imigenzereze, mwigisha ubwenge bw'imikorere, mukingurira umuryango aho yagerageje akanga akahaburira. Suka igikundiro ku by'abakora, suka igitinyiro ku byabamo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Igitinyiro kitavogerwa na Satani, igitinyiro kitavogerwa n'ingabo ze mu izina ryawe Yesu. Reka itegeko ryose n'igiti cyose kitatewe nawe, itegeko ritashyizweho nawe, ikintu kitateretsweho nawe ku buzima bwe, uyu mwanya n'uyu munsi cyamburwa imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abe uwamugeneye ko abawe, atunge ibyo wamugeneye ko atunga, akikira ibyo wamugeneye ko akikira, ahagarara ibyo wamugeneye ko ahagararamo mu izina rya Yesu. Intege nkeya zimwuzuye sizo wamugeneye, ubuzima busuhuza umutima bumwuzuye sibwo wamugeneye, ubuzima buhora hasi buryamye sibwo wamugeneye, kuko afite umurimo wamugeneye mu minsi umutijana mu isi. Ndagushimira kuri Imana y'ibitangaza, ndagushimira ko wumva gusenga. Dusohoka mwami hano hantu, dusoza uyu mwanya, ndasenze ngo utugwirize inyota y'iby'umwuka, utugwirize kubaha ibyejejwe. Buri muntu umwongorere aho yakwigira imbere. Se ni mu gusenga, se ni mu kwiriza, se ni mu kwirana nawe. Ni ikihe gice cye wifuza ko gityazwa mu buryo bwo mu mwuka? Ukimwongorere mwami mwiza. Tugarure ku by'umumaro twatakaje, tugarure ku by'umumaro umwanzi yatwibye. Yarabitwibye kugira ngo dushobore, yarabitwibye kugira ngo tubashe. Tugarure ku by'umumaro umwuka wera. Urakoze nshuti nziza, urakoze kutajya dusiga, urakoze kuvuga, urakoze kuyobora, urakoze kushobora kubwira umuntu uwo bakwiriye gushakana, urakoze kushobora kubwira umuntu minisitiri umushakamo, urakoze kushobora kubwira umuntu uko yacuruza, urakoze kushobora kubwira umuntu uko yabaza intebe, urakoze kushobora kubwira umuntu aho yakwerekera. Uvuga byose, ukora kuri byose
nta gace na kamwe udakoraho. Urakoze gushobora gukora ku bwenge bw'umuntu watsindwaga mu ishuri agatsinda. Kora kuri ubwo bwenge uyu mugoroba. Abitwaga baswa muri twebwe bagira ubwenge batsinde, bagira ubwenge mu kazi, bagira ubwenge aho biga mu buryo budasanzwe burenze ubumenyerewe, maze byose bizaguhesha icyubahiro. Kingura imiryango itakingurwa n'ikimenyane cy'abantu. Kingura imiryango, kingura imiryango mwami, kingura imiryango y'ubuzima, kingura imiryango y'imibereho, kingura imiryango y'akazi. Bene wacu batabasha kudukingurira, inshuti zacu zitabasha kudukingurira, bya bindi by'umwihariko wawe, bya bindi natwe tuzabona tukavuga ngo iyi ni Imana yonyine, tukavuga ngo uru ni urutoki rw'Imana, aya ni amaboko y'Imana. Urakoze mwami mwiza, turagushimiye ko wabanye natwe uyu mugoroba. Tuguhaye icyubahiro. Imitima yacu iranyuzwe kuko tugufite nk'Imana. Imitima yacu iranyuzwe kuko waduhaye intwaro itakumirwa na oni, itakumirwa n'ingabo z'isi. Imitima yacu iranyuzwe kuko tugufite nk'Imana. Imitima yacu iranyuzwe kuko waduhaye Kristo. None imirimo yose dukorera muri we ikemerwa nawe, ibitambo byose dutambira muri we bigashimwa nawe. Warakoze Data, warakoze gutanga Kristo ku bwacu, warakoze kuduha Mwuka Wera utunehera iminwe itavugwa, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Warakoze kuduha Mwuka Wera tubyutsa mu bicuku, hakirana natwe, akatubwira ibyo abadukunda bakatatumenyesha, akatumenyesha imigambi y'abanzi ikaburizwamo, akatumenyesha imigambi myiza Data dufitiye tukagubwa neza. Warakoze. Gendana n'ubwoko bwawe, gendana n'abana bawe. Kora ku gice cyo mu mwuka kigaburirwe rwose, babyibuhe mu bice byo mu mwuka. Ijuru ribakingukire, bamenyeshwe ubwiru bwawe kurushaho twari tugejeje mwami. Tukumenye kurutaho twari tukugejeje mwami, tugukorere kurutaho tugejeje, tukwihe kurutaho tugejeje mwami. Twiharirwe nawe wenyine. Nukora ku gice cyacu cy'umwuka, tuzamenya icyaha icyo ari cyo kandi ntikizongera kutubasha. Tuzamenya imbaraga zacyo, tuzubaha ibyo gukiranuka kuko tuzi umusaruro wabyo. Tuzubaha ibyo kwiyeza no kuba set apart, no gushyirwa ku ruhande, no kumera nk'abanaziri kuko tuzi umumaro wabyo mu isi y'umwuka. Nukora ku maso yacu tuzabimenyeshwa. Gendana n'ubwoko bwawe, ubaha umugisha, ubagirire neza. Subize gusenga kuzamuka mu ndiba y'imitima yabo, ubambukane mwami, ubageze aho ubashaka, ubageze mu byo bamaze imyaka bagutegerejeho. Ubambukane mwami, bahinduwe nawe. Urakoze Papa. Reka tugire ijoro ryiza, tuganirizwe nawe. Mahishurirwa yo mu ijuru atubeho, inzozi zitavuye iwawe ntagira umwana wawe zinjirira, mu izina rya Yesu. Imirimo y'abadayimoni ijya yibasira abantu nijoro ibura imbaraga mu buryo bwa burundu, mu izina rya Yesu. Arota ibyo mu ijuru, kuzimu n'ingabo ze bamubure, mu izina rya Yesu. Ibimwirukansa bimubure, yiharirwe nawe. Urakoze Papa, ngaho bana natwe, twongere tukubone. Imitima yacu irakunyotewe, utwemere tukubone. Umugisha abakozi bawe bakoze imirimo itandukanye kuri iki gicaniro, ubagirire neza. Umugisha abana be bagize inzara n'inyota byo kuza muri iyi nzu yitiriwe izina ryawe, ubaha umugisha. Umugisha abadukurikira bifatanyije natwe gusenga, yewe n'abazasenga hanyuma batamenye ibya none, ubaha umugisha. Uwiteka Mana Nyiringabo, subize gusenga kwabo, imbaraga z'Umwuka Wera zibagereho, ukoresheje ijwi ryanjye risanzwe ry'umuntu usanzwe w'intege nkeya, ariko Umwuka Wera urikoreremo, ubuzima bwabo bwo mu mwuka buzuke, bwuzure imbaraga zawe mu izina ryawe Yesu. Urakoze Papa, wongere udukingurire, twongere tubane nawe mu gitondo muri Nibature, ubane natwe aho umuntu yiherera ari wenyine. Urakoze, ineza yawe nitwomeho, ubuntu bwawe nibutubeho, igitinyiro cyawe nikitugote, ubwiza bwawe nibutuzenguruke. Cyubahiro ni cyawe, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Haleluya. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya.
Imana ibaha umugisha. Murakoze gusenga, urakoze gutera intambwe zawe ukaza hano, urakoze kwibatura mu gitondo ugasenga cyangwa mu gicuku aho umwuka wera agushoboreje. Imana yo mu ijuru ibiguhere umugisha. N'abadukurikira dufatanyije benshi, Imana ibaha umugisha. Ikindi nakubwira nuko wakongera ukigira imbere. Ushobora kuba ejo muri nibature y'ejo warasenze wenda amaguru ari mu ishuka, none uze kubyuka ushyira amaguru hanze. Ushoboye kugera hano ni karibu. Imana ibaha umugisha. Mu by'ukuri haba hatarabona saa 11 zuzuye, haba hatarabona neza, ariko kubona umuntu amanuka n'amaguru agakora urugendo ashaka Imana, iyi Imana irabonwa tuyishakanye umwete. Haleluya. Wigira imbere. Niba kwiriza ku munsi w'ejo byarakunaniye cyangwa ku munsi w'uyu munsi, wongere wisubizemo imbaraga ukomeze mu rugendo. Nuvuge ngo mbivuyemo ndekeye aho. Oya, niba warakoze ukagira akazi kenshi ukabura n'umwanya wo gusenga cyangwa ukabyibagirwa cyangwa ukumva nta n'ijambo ribasha kuzamuka muri wowe, ntubyihorere. Kandi niba warabishoboye wongere wigire imbere. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana. Yeremiya 29:12-13 haravuga ngo kandi muzanyambaza, muzagera munsenga, nanjye nzabumvira. Amen. Iyo ni Imana yacu. Haleluya. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Muzanshaka mu mbone, nimushakana umutima wanyu wose. Uko niko Uwiteka avuga. Haleluya. Uwiteka anyurwa n'umutima umushaka. Amen. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Muzashaka mu mbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Intambwe yose dutera dushaka amaso y'Imana ntabwo igipfa ubusa. Haleluya. Ushobora kutabona umusaruro w'ikintu ako kanya, ariko imbuto itererwa iba yatewe. Iyo umuntu ateye imbuto ya voka, ntabwo yexpectinga ko uwo munsi igiti cya voka kiri bukure kikera imbuto. Haleluya. Hari imyaka igiti cya voka gikuriramo, hari imyaka inturusi zikuriramo, hari n'iminsi cyangwa amezi ibishyimbo bimereramo n'ibigori bimereramo. Icyo nzi nta sengesho ry'umukiranutsi ripfa ubusa. Haleluya. Intambwe yose dutera dushaka Imana mu ntege nkeya, twiriza uyu munsi wenda ejo bikakunanira, iminsi yose ufata, umwanya wose ufata mu byitwa iby'umwuka, ntabwo upfa ubusa. Haleluya. Ibintu nifuza ko tuganiraho gatoya hanyuma cyangwa se kanini hanyuma tugasenga. Haleluya. Ni ukwitegura guhura n'Imana. Guhura n'Imana birategurwa. Muramva nshuti z'Imana, niyo twaremye cyangwa twashyizeho iminsi yo gusenga no kwiriza, tuba turimo kwitegura guhura n'Imana, gukorwaho n'Imana, kugendererwa n'Imana. Rero guhura n'Imana birategurwa. Umwe mu muteguro n'uyu nguyu turimo. Haleluya. Utiyirije nta cyaha waba ukoze. Ushobora no kuzajya mu ijuru rwose, icyakora urugendo ruzakuremerera. Imiyaga y'isi izakurusha imbaraga, ariko nta cyaha waba ukoze. Haleluya. Imwe rero mu miteguro tugira yo guhura n'Imana harimo no kwiyiriza, kwiyima ibyo kurya, kwiyima ibiganiro, kwiyima ibintu bitandukanye ubundi bitari ibyaha, ariko tukabyima turimo twitegura guhura n'Imana. Gusenga niwo murimo w'igitangaza, niwo muteguro w'igitangaza umuntu yitegura kugendererwa n'Imana, guhura n'Imana. Haleluya. Twese tubwizanye ukuri, twasanga mu bihe byacu byo gusenga hari ukuri twabonye Imana mu buryo butandukanye n'igihe tutasengaga. Haleluya. Habe mu isezerano rya kera, habe mu isezerano rishya, iteka mbere y'ibintu bikomeye n'imirimo y'Imana ikomeye, habagaho kwiyeza, habagaho kwegera Imana mu bundi buryo budasanzwe. Iteka Imana yajyaga kumanuka kuvugana n'ubwoko bwayo muri rendezvous spéciale yajyaga ibaha. Yarababwira ngo mwiyeze, mwitegure, mwitunganye, ejo nzabagenderera cyangwa ejo nzaza gukora imirimo nk'iyo ngiyo. Reka tuvuge hamwe muriho, hanyuma wumve ku mwanya urimo gutanga imbere y'Imana atari umwanya upfuye ubusa. Haleluya. Kuva 34 umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Igitabo cyo Kuva 34 umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Uwiteka abwira Mose ati, wibarize ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere. Muri ko ibya mbere yari yabimennye. Wibarize ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere, nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamennye. Ejo mu gitondo uzabe witeguye. Mose we, ntuzapfe kuzamuka kuko uzaba ugiye guhura n'Imana ikomeye. Uzaba ugiye guhabwa ibintu bizayobora ubu bwoko igihe kirekire. Ejo mu gitondo uzabe witeguye, uzamuka umusozi wa Sinayi mu gitondo, umpagarara imbere ku mutwe wawe. Haleluya. Ntabwo niko Imana ni inyembabazi. Imana yagendera n'abatayishaka.
tujya tunabibona. Haleluya. Ariko umwiteguro tugira mu buryo bwo mu mwuka, umwanya tubishyiramo, inyota tubishakana, bizana impinduka mu buryo duhuriramwo n'Imana, cyangwa bikabangutsa gukorwaho n'Imana yacu, bikabangutsa kuzuka kw'igice cyacu cyo mu mwuka. Haleluya. Ikivomesho uzana uko kingana ni kuhabwa, inyota uzana, umwete ubishyiramo, imbaraga ubishyiramo, niko duhabwa. Imana yacu tugire neza. Uzinduke mu gitondo cya kare, uzaze witeguye, utarangaye, utapfuye gukora ibintu uko wishakiye, uzabikore nk'uko mbikubwiye. Haleluya. Nanone turareba gatoya ku buzima bw'igihe cya Yosuwa, igihe bendaga kwambuka ngo bajye mu gihugu basezeranijwe n'Imana. Haleluya. Mu gice cya gatatu, reka dusome umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Yosuwa igice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Ngo bukeye Yosuwa azinduka kare mu gitondo, avana i Shitimu n'Abisiraheli bose, bagera kuri Yorodani, barara batambutse. Iminsi 3 ishize, abatware banyura mu ngando hagati, bategeka abantu bati, nimubona isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'Abalewi ari bo batambyi, muzahere ko muhaguruke aho muri muyikurikire. Ariko hagati yanyu nayo hazaba intera y'imikono 2,000. Hari hariho icyubahiro gituma batapfa kuvogera iyo sanduku y'Uwiteka cyangwa isanduku y'isezerano. Ngo ariko hagati yanyu nayo hazaba intera y'imikono 2,000, ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo, kuko ari nta bundi mwigeze guca muri iyi nzira. Maze Yosuwa abwira abantu ati, mwiyeze. Haleluya. Mwiyeze, kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Bwari ubwoko bw'Imana, bari basanzwe babana n'Imana, ariko hari ahandi hantu bagiye kugera, bagiye kwambuka, bagiye kwinjira ahantu bamaze igihe basezeranywa. Hari iyo umuntu yiteze ikintu cyiza, iyo hari nk'umuntu wagusezeranyije ikintu, hari ikintu cy'ikineza neza uba ufite, cyangwa abantu bafite ibirori, bafite ubukwe, ategereje kuzahabwa impano runaka, yazamuriwe saleri n'ibindi nk'ibyo ngibyo, cyangwa yenda kubona diplome, cyangwa hari ikintu cy'ikineza neza uba ufite iyo wenda kwinjira mu bintu byiza. Haleluya. Cyangwa wenda gusingira ibintu byiza. Twebwe ababana n'Imana, mu matwi yacu mu buryo bwo mu mwuka, tujya tubyumva ko igihe kigeze cyo kuva ahantu. Haleluya. Tujya tubyumva ko hari impinduka dushaka, ukumva hari ibintu urambiwe, nyamara umaze imyaka runaka ubimenyereye. Muranyumva nshuti z'Imana, waraturanye nabyo, byarakubereye ibituranyi, ariko hakaba igihe wumva hari impinduka runaka ushaka mu buzima bwawe, mu buryo bwose, mu mwuka, mu mubiri, ahantu hose. Haleluya. Rero icyo gihe kije mu mitima yacu, mu myuka yacu, tuba dukwiye gukora ibingibi nk'ibyo Yosuwa ari mwasaba abantu. Murenda kwambuka Yorodani, murenda kugera i Kanani, turenda kugera mu bintu Uwiteka yadusezeranyije igihe kirekire. Ntago dupfa kugenda nk'uko abantu bose bagenda. Haleluya. Urugendo rurenda gutangira, barenda kwambuka, barenda kuyoborwa n'isanduka y'isezerano y'Uwiteka. Maze Yosuwa, kuko yari ari connecte n'Imana, abwira abantu ati, mwiyeze, kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Haleluya. Twaje gusenga dutegereje ibitangaza, byaba ari impfabusa gusenga nta kintu usaba Imana. Si ubwo ubundi umuntu yasenga. Gusenga ni ukugira ibyo dutegereje ku Mana, ni impinduka dushaka ko Imana ikora mu buzima bwacu, ni ukurushaho gusa na Kristo. Yewe ni ibifatika turimo dusaba Imana ko yatugirira neza. Haleluya. Maze Yosuwa abwira abantu ati, mwiyeze, kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Turimo turavuga ngo mu mwuka harategurwa kugira ngo umuntu ahure n'Imana. Haleluya. Nyuma Yosuwa abwira abatambyi ati, nimuheke isanduku y'isezerano, mubanziriza abantu kwambuka. Nuko baheka isanduku y'isezerano, bajya imbere y'abantu. Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nkuko nabanaga na Mose. Nasanze Uwiteka nta kintu ashaka mu kumwara kwawe. Haleluya. Ntago anezererwa kumwara, ntago anezererwa kukorwa n'isoni. Yosuwa we, uyu munsi ndatangira kugukuza. Haleluya. Nta nyungu afite mu gukorwa n'isoni, nta nyungu afite mu kunanirwa n'ibintu kwawe, nta nyungu afite. Uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose, kugira ngo bamenye ko ndi kumwe nawe nkuko nabanaga na Mose. Ariko ubwira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano uti, nimugera ku nkombe ya Yorodani, mumanuke muhagararemo. Mu by'ukuri iyi nkuru nayivugiye iki? Nayivugiye uyu muteguro Yosuwa yabwiye abantu, mwiyeze, kuko igihe cyo gutabarwa n'Imana kirageze. Haleluya. Mwiyeze, kuko hari impinduka irimo ivugira mu matwi yacu. Turambutse tujya kugera hahandi Uwiteka amaze igihe atubwira. Haleluya. Ndimo ndakubwira ibi bintu kugira ngo nitwinjira mu mwanya wo gusenga, nitunakomeza muri ibi bihe, umenye ngo igice cyo mu mwuka kirategurwa.
uko umuntu agitegura bituma kigira umusaruro cyangwa kikawubura. Haleluya. Hanyuma gusenga niwo mwitozo uruta iyindi mu gutegura igice cyo mu mwuka. Haleluya. Reka tuvuge gatoya ku gusenga kw'itorero rya mbere, ntabwo twabivuga byose ngo birangire. Ryari itorero risenga mu byakozwe n'intumwa 12. Abasoma Bibiliya muzi inkuru zibayo. Haleluya. Ko Herode yishe nde? Yakobo mwene se wande wa Yohana. Yabona binejeje abayuda akashaka kwiyongeza nde, akakamwiyongeza akiyongeza nde? Petero, kuko yashakaga ko abayuda bamukunda cyangwa se bamushima. Ku murongo wa 5 turasoma 5:12 gusa ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero basenga n'ubunebwe cyangwa se ntibanasenga, bagira umwete. Haleluya. Nta kintu gitegura ikirere cy'umwuka nko gusenga. Nta kibaho gusenga ntibigira gisimbura. Haleluya. Ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Bagira umwete. Haleluya. Ntabwo Bibiliya tubwiye igipimo cy'umwete wabo bari bafite, niba barazindukaga, niba bararaga basenga, ariko iyo tuzi bari ahantu hamwe, ni ukuvuga ngo barasenze barongera barasenga batabireka kugeza igihe Petero yakinguriwe. Haleluya. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, kandi imbaraga zo kumwica zari zihari. Ngo ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Akibitekereza atyo, ngo ngeze kuri 12, murabizi uburyo yasohowe, wongera uyisome ino nkuru iraryoha. Akibitekereza atyo asohora kwa Mariya nyina wa Yohani wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Reka duhe icyubahiro. Haleluya. Yarakoze kuduha iyi ntwaro itagurwa amafaranga, iyi ntwaro batiga mu mashuri ngo uvuge ngo ngewe sinize, iyi ntwaro batarinda kuvuga mu Cyongereza ngo uvuge ngo ngewe sinkizi, iyi ntwaro idakenera igifaransa ngo uvuge ngo ngewe sinkizi. Haleluya. Yarakoze kuduha intwaro ihindura ibintu. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Uhuriwe wese wasenga. Umwanzi arabizi, niyo mpamvu abitubuza. Umwanzi arabizi, niyo mpamvu igice cy'umwuka ashaka ko tuguma mu gice kimwe, ibintu birimo logique. Murabizi ijambo ry'Imana hari igihe riba ririmo n'ibintu byiza n'imigenzereze na principe n'ibintu byumvikana umuntu wese wiyibashye yashyira mu bikorwa. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana nta kintu ryigisha kidafitiye umumaro abantu bose n'abatari muri Kristo Yesu. Rikubwira kwirinda, kutanywa inzoga, kudasambana, kwiyubaha, kumenya kubana n'abantu, kugira self control, kumenya kuvuga neza. Ibyo bintu abantu bose barabikeneye. Iyo umuntu atabaye maso mu gice cyo mu mwuka, ashobora kugigarukira muri logique y'inyuguti. Imana yashitugire neza. Umwanzi arabizi ko iyo dusenze hari ibintu bikoreka. Haleluya. Abitorero rya mbere bamenye ko Petero afunzwe kandi ko araye ari bupfe, bagira umwete wo gusenga. Umwete wacu nta gutakara hasi. Haleluya. Iteka ikirere cyo mu mwuka kidufungukira kuko twasenze. Amayishurirwa twongererwa, imbaraga n'amavuta twongererwa, ubutsinzi twongererwa mu mwuka tubihabwa kuko twasenze. Haleluya. Amasengesho yacu ntago apfa ubusa. Basengana umwete, marayika aramanuka akora ibyo yakoze, Petero arabohoka, agerayo aho bari bateraniye abantu benshi bataganya, batari mu kimina. Hari igitorero rihinduka ikimina n'amasosiyasiyo, tugatahira imirimo myiza, nayo ni myiza, ariko ntisimbura gusenga. Na programu na gahunda tugatahira ibyo. Ntago yasanze bari muri programu. Mwibuke no mu cyumba cyo hejuru, ntago bari muri programu na gahunda, bari barimo basenga bahuje umutima. Haleluya. Umwanzi arabizi, niyo mpamvu itorero rishobora kugira structure n'ibintu bikoze neza akatubuza gusenga. Nyamara iyo twasenze na za structure ziraboneka kandi nziza ziyobowe n'umwuka w'Imana. Imana idusange, umwete usanganywe naho ugejeje ikongerera undi mwete, kandi umwuka wera gusobanuye ko utarimo guta umwanya. Haleluya. Reka nge nanone mu gice gikurikiraho cya 13, ariko nusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ndabifuriza gukunda igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, nubwo mu by'ukuri nta gitabo cyo kwanga muri Bibiliya. Ariko mu by'ukuri iyo uri umuntu ufitanye n'Imana gahunda, wumva warahamagawe n'Imana, uko ugisoma niko umuriro waka mu mutima wawe, uravuga ati ariko why not me? Kuki njye w'Imana itankoresha muri ubu buryo? Ko bari abantu nkanjye babayeho nyuma ya Yesu. Ayiwe, muri bo harimo n'abatarabonye Yesu amaso ku maso, ba Sawuli bahamagawe nyuma. Kuki njye w'Imana itakorana nanjye? Iri ni itorero, nicyo gishushanyo mbonera dukeneye mu itorero rya none. Ku gice cya 13 murongo wa 2 kugeza ku wa 4,
ngo ubwo basengaga umwami Imana, ubwo bagiraga gute? Basengaga umwami Imana biyiriza ubusa. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera yarababwiye. Vuga ngo umwuka wera aravuga. Haleluya. Ubwo basengaga Imana bageretseho kwiyiriza ubusa, umwuka wera arababwira. Mbega ukuntu dukeneye ijwi, mbega ukuntu dukeneye kuyoborwa n'Imana muri detaye. Haleluya. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera yarababwiye ati mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo bahamagariye gukora. Nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, bahera ko barambikaho ibiganza barabohereza. Nuko batumwe n'umwuka wera bajya i Serukiya, batsukirayo barambuka bafata ni Kupuru. No wonder why aba bagabo batumwe bakagira imbaraga. Murumva inkomoko yabo? Murumva aho umurimo wahagurukiye? Kwiga teoloji ni byiza, kujya mu mashuri ni byiza, ariko imirimo y'Imana y'ukuri ihagurukira mu masengesho. Ntabwo ihagurukira mu mashuri, ihagurukira mu masengesho. Ahubwo noneho abantu babyumvise bakiga, bakihugura, bakagira ibyo bakora ku buzima bwabo. Aba bagabo nyine bubitse isi barahindura kubera inkomoko yabo. Barimo basenga biyiriza ubusa, umwuka wera avuga ngo mundobanurire kanaka na kanaka. Mwuka wera aza amazina yacu, avuga ibintu muri detaye. Uyu munsi kuba kubura imbaraga zo gusenga, ibintu byose dukoresha logique. Logique ni nziza, turaza kubigeraho. Haleluya. Ubwenge ni bwiza, no kububura biragatsindwa n'Uwiteka, ariko hari ibintu umwuka wera wakeneye kwivugira. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Haleluya. Igice cy'umwuka kirategurwa. Itorero rya mbere niko ryari ribayeho. Reka mvuge ku bantu ku giti cyabo. Ndahera ku nshuti yanjye Korneliyo. Haleluya. Murabizi ko Korneliyo ari inshuti yanjye. Byakozwe mu gice cya 10 ku murongo wa 4 wonyine. Aramutumbira aramutinya. Ninde yatumbiraga? Ibivangase. Korneliyo yatumbiriye nde? Marayika. Korneliyo ntabwo yatumbiriye Yesu. Marayika yaramusanze ku mugaragaro, imbona nkubone. Ukuntu nkunda kuvuga Korneliyo ukaba uri wo muri ritoro ukaba utabizi vraiment, utazi izo nkuru. Haleluya. Korneliyo afandi uyoboye abandi basirikare, ufite inshingano, uri mu mirimo usanzwe, ariko ufite umwanya wo kugira gute? Wo gusenga. Kugeza igihe amasengesho ye n'ubuntu bwe ngo bihindutse urwibutso imbere y'Imana. Mbabwiza ukuri, natwe twibwije ukuri, ibintu bijya kuba urwibutso ntabwo ari ibintu bakora mu masegonda 3, nta nubwo ari ibintu bakora umunsi umwe. Ni umuntu wari ufite ubuzima busenga. Haleluya. Ngo aramutumbira aramutinya, aramubaza ati niki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Haleluya. Guhura n'Imana bitegurirwa mu gusenga. Ntabwo dutakaza umwanya nshuti z'Imana. Ntiwemere ibyo umwanzi akongorera, ntiwemere ibyo umubiri ukubwira ngo ariko se buriya ni ngombwa, ese ni ngombwa gusakuza cyane, ese ni ngombwa kubikabya, ese iyo mvuze umunota umwe ntiyumva. Bijyemo n'imbaraga zawe zose n'amarangamutima yawe yose n'ibindi ushoboye byose. Niba uzi gupfuka mupfukame, niba ushobora kuzamura amaboko yazamure, niba ushobora kuzamura ijwi rizamure, niba ushobora gukoma akaruru bikore. Bijyemo n'imbaraga zawe zose. Ese nuko bimanura Imana? Oya, ntibimanura Imana, ariko bizamura wowe no kwizera kwawe, bigahinduza n'impinduka muri wowe. Haleluya. Gusenga kwawe Korneliyo we n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Yarasenze bihinduka urwibutso. Nukuvuga ngo Korneliyo we niyarinze gutoragura umujyanama wo mu mwuka cyangwa pasiteri cyangwa umushumba. Korneliyo ntiyapfuye kubyitoranyiriza. Marayika yavuye mu ijuru araza asanga Korneliyo, kuko gusenga kwe n'ubuntu bwe byabaye byinshi, byiyubatse nk'inkingi imbere y'Imana. Haleluya. Imana ubwayo yohereza marayika ngo abwire Korneliyo, amubwire umugabo uzaza kumwigisha iby'igice cy'umwuka, amubwire amakuru y'umwuka wera, amurangira aho atuye. Vuga ngo umwuka wera aravuga. Haleluya. Ese ibyo bintu ntabwo mubinyotewe? Amurangira aho atuye, amubwira uko bigenda. Petero nawe asanga nawe ijuru ryamusanze, nawe ryamubwiye kubera gusenga. Petero arimo kugira gute? Ari hejuru y'inzu, yari muri ranche, icyakora yari burye, ariko yari arimo kugira gute?
gusenga. Haleluya. Cyame inyota ikatubana nyinshi. Petero aje akivuga ayo magambo, umwuka wera yuzura mu rugo rwa Koruneliyo, bose abari bahari bose buzuzwa umwuka wera. Iyo dusoma igitabo cya Daniyeli, ubwiru bwose Daniyeli yahawe yabuhawe aticaye muri ofisi, nubwo ofisi yayikozemo ibintu byiza, yabihawe arimo kugira gute? Gusenga. Kadoyese icyubahiro. Haleluya, amen. Amasengesho niyo adutegurira gusingira ibintu by'umwuka, spiritual things, ibintu by'umwuka. Tutagura amafaranga kandi nayo ni meza, atugurira n'ibintu. Haleluya. Tutakwakirira mu madiplome dufite kandi nayo ni meza, ajya duha platform yo guhagarara cyangwa kuvugiraho. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Gusenga kuduhereza ibintu byo mu mwuka, tutaragwa n'inshuti zacu, tutaragwa n'abapasiteri bacu. Haleluya. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Nta bantu bagize pasiteri mwiza nk'intumwa 12 kugira Yesu wa pasiteri. Haleluya. Ariko imbaraga tuzibona mu buzima bwabo binjiye mu bihe byo kwisengera. Amen. Iyo Yesu abishaka atarababwira ibyo gutegereza umwuka wera, yari bugenda bakoraho pafu pafu pafu. Akira amavuta amavuta akamubaho, akira barya bavuga iki, impartation, ukorweho bigahita bikora. Ariko siko yabikoze, kuko ikiduhesha n'ikidufungura isi yo mu mwuka ni ugusenga kwacu. Muranyumva nshuti z'Imana? Barasenze, barongera barasenga. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kigizwe no gusenga no gukora ibitangaza, kigizwe no gusenga no kuvuga ubutumwa bwiza, kigizwe no gusenga no gukiza abarwayi. Barasenze, barasenga, kandi babanywe na pasiteri uruta abandi. Haleluya. Imana yatugirire neza. Amen. Ndifuza kugusaba wowe uri musenga kandi wateye intambwe, kandi Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana igukingurira ijuru. Ariko ndifuza kugusaba ngo dufatanye urugendo rwo kongera kubaha iby'umwuka. Iby'umwuka, umva icyo umwanzi arimo atsindisha itoro ryo mu gihe cya nyuma. Arifuza ko twagarukira ku rwego rusanzwe, igice cy'umwuka kikatunyunyukana, dukora ibintu bizima biri mu ubwenge, kandi koko nibyo ni byiza. Ariko ntifuza ko wakwiga kubaha iby'umwuka. Umuntu usenga agafata umwanya wo kwiyiriza ni umuntu urimo gutera intambwe yo kubaha iby'umwuka. Utubaha iby'umwuka arakubwira ati ariko se ni ngombwa kwiyiriza? Mfite abantu inshuti zanjye bajya bambwiza ukuri tubivugana, bavuga ati ariko se kuki umuntu yarinda kwiyiriza? Ushize naganiraga n'umuntu w'umugabo kandi w'umukristo umaze iminsi, ambwira ati ariko se ni ngombwa kwiyiriza? Ni uwa kera twabatirijwe rimwe utagira ngo ni mushyashya. Umva icyo umwanzi akora, ateza abera kutita ku by'umwuka, kudaha agaciro iby'umwuka. Hari inyigisho twigeze kwiga yitwa kubaha ibyejejwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Haleluya. Umwanzi yifuza gufunga iki gice cy'umwuka kugira ngo za logike zikumerere neza, wibere umwana mwiza, bigarukira aho ngaho. Mu by'ukuri kwiyiriza no gusenga ni umurimo w'umwuka, nta kindi. Ni umurimo kandi ufungura ikirere cyo mu mwuka. Haleluya, amen. Ndakwinginga kugira ngo tugaruke mu by'umwuka, twongere kubaha iby'umwuka. Umuntu ntabwo yakwibatura saa 9 z'ijoro asenga atubashye iby'umwuka. Umuntu ntiyakwibuza ibi n'ibi atubashye iby'umwuka. Umuntu yafata umwanya wo kuba mu ijambo ry'Imana adahaye agaciro iby'umwuka. Umwanzi arabizi kandi abibandarayeho cyane kugira ngo tubahe iby'umwuka, usigara uri umuntu usanzwe. Haleluya. Ruriya rwibutse rwazamutse mu gihe cya Koruneliyo, ntituzi icyo ari cyo, ntituzi ko byagaragaye mu maso y'Imana, ariko tuzi ko byakoretse. Haleluya. Si urwibutso rw'amatafari, si inkingi yazamutse, ni ukuvuga ibintu byo mu mwuka bibaho bikagera ku ijuru mu Mana, bibaho bikagera mu bwami bwa Satani bigasenya. Ibintu by'umwuka bibaho kandi birakora. Haleluya. Bifite n'ijwi ribomborekana mu isi y'umucyo, ribomborekana mu isi y'umwijima, maze hakabaho impinduka. Haleluya.
rya jambo nkunda kuvuga riba mu byahishuwe ry'urwibutso nako ry'urwabya rw'izahabu ruba imbere y'intebe y'Imana rujyamo amasengesho y'abera. Ibintu by'umwuka bifite aho bigera mu isi kure, bigera hejuru kure, bimburizamo imigambi ya Satani kure, birayimenagura bikayinaniza. Ibintu by'umwuka birakora, ariko umwanzi muri iki gihe cya nyuma arimo aratwereka ko bisuzuguritse. Ikindi uretse kutwereka ko bisuzuguritse, yateje abitwa abakozi b'Imana kubikoresha nabi, n'abakristo batashaka gukura kubisingira mu gice kitari cyo. Hari n'ibintu umuntu atinya kuvuga kubera icyo biri bubyare mu bakristo banze gukura. Haleluya, haleluya. Iyo nsenze hari ikintu gikoreka mu isi yo mu mwuka. Iyo niyirije ubusa hari ikintu gikoreka mu isi yo mu mwuka. Iyo ntuye ituro hari ikintu gikoreka mu isi yo mu mwuka. Ubwo ndavuga ku baturira Imana babyubashye. Nasanze umuntu ushobora gutura atabyubashye. Ofrande ni iki? Ni ikintu uvuga ngo Mana warakoze. Ni ikintu uvuga ngo Mana ibyo ntunze byose ni wowe mbikesha. Haleluya. Icyatumye Yesu ashima wa mupfakazi watuye amafaranga makeya, nibaza ko yarebaga mu mutima we, akareba uburyo yubashye icyo gikorwa arimo akora, akareba ubwitange buri hanyuma yacyo. Haleluya. Mu isi yo mu mwuka, munyumve neza iki mucyumve, dushobora kugira ihishurirwa ryo kugira icyo dutanga. Impamvu nifuza ko mubyumva neza nuko birimo bikoreshwa nabi. Bikoreshwa nabaho umukozi w'Imana ahagarara akavuga ngo ndagusengeye zanira ituro, cyangwa se rinzanire. Haleluya. Cyangwa se Imana yambwiye yuko ugomba kumpira ituro riniri, Imana yambwiye ko ugomba kumpa amafaranga ya nayo. Reka mbabwire, Imana yubaha abakozi bayo ku buryo idashobora gutuma umuntu ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngusengeye nubwo ibyo ngusengera byaba ari iby'ukuri, hanyuma hagusaba amafaranga, hari akantu kamanuka k'icyubahiro n'icyizere wari umfitiye. Haleluya. Cyagiye twasomye Imana ibwira Yosuwa ngo uyu munsi natangira kukubahisha. Mu isezerano rya kera hari harimo kubaha ibintu byera, ibintu byejejwe mu buryo bukomeye. Niko ko mu isezerano rishya Kristo yahindutse igitambo, ahinduka umutambyi, ahinduka byose ntibigikenewe. Ariko kubaha ibyera ntago mu isezerano rishya bikurwaho. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Igihe Yesu yakirije umubembe akamwe ngo nagenda atanga ituro mu rusengero, arishyira umutambyi kuko byari bimeze mu mategeko ya Mose. Uyu munsi bira bintu ntibigikenewe, ariko kandi birashoboka ko mu gusenga ushobora kubwirwa ko umuntu asabwa gutanga ituro. Ariko mbabwiza ukuri, ntibibaho, ntibinashoboka ko Mwuka Wera yambwira ngo ningusengero nzanira ituro. Ntibibaho, kuko yubaha abakozi be, yifuza kububahisha. Ariko se niba bikoreshwa nabi bivuga ko bitagikora? Birakora. Katumuha icyubahiro. Haleluya. Ntabwo amafaranga ntanga nayo utanga yasimbura igitambo Yesu yakoze ku musaraba. Ariko Yesu ntabwo yaje ngo turekeraho kubaha ibyejejwe, kuko mu bintu bituboha, mu bintu umwanzi atubohesha, abigeze kuraguza murabizi, nta muntu ujya ku mupfumu batamusaba ikintu, point de contact, ikintu bifuza ko bahuriraho. Kuki babishaka? Nuko bazi icyo bikora mu isi yo mu mwuka. Mumbabare munyumve neza nimwumve icyo ntavuze. Haleluya. Haleluya. Umukozi w'Imana musengana cyangwa uwo mugendana nakubwira ngo Imana iravuze ngo nzanira ituro, uzahita utangira kumushyiraho twa question mark, uduki, utubazo, point d'interrogation. Ashaka kubwira ngo jyana ituro mu nzu usengera, mu rusengero usengeramo. Ashaka kubwira ngo uzatanga ituro akigendera kuko yabyiyumvisemo. Ariko nakubwira ngo nzanira, uzahita uvuga uti banyigishije ko Imana yubahisha abakozi bayo. Kamvuge n'indi detaye. Ubundi umuntu uyobora mu mwuka ntiwagombye no kumusaba amafaranga cyangwa kumuguza nubwo waba ukennye. Okay, ako karagaciyemo. Reka twikomereze. Haleluya. Haleluya. Kubaha ibyejejwe, kwita ku gice cyo mu mwuka. Kuki ndimo kukubwira ibi ngibi? Ndifuza ko dushaka Imana nta kantu na kamwe twisigarije inyuma. Haleluya. Ituro mu maso y'Imana rifite icyo rivuze, kuko Yesu yaravuze ngo umuntu najya gutanga ituro akahibukira icyapfa na mugenzi we, yiritanga nasubireyo abanze yiyunge na mugenzi we abone kuritanga. Ese ko ari amafaranga just ko ari ugutanga no gutanga? Kuki?
kandi ko ayo mafaranga nayatanga hari icyo bimarira urwo rusengero yatanzemo. Kuki Imana ibyitaho, kuki bitinzeho? Nuko bifite icyo bikora mu buryo bwo mu mwuka. Ikindi bisenya twebwe gufatwa n'isi, bicagagura izo mbaraga zituma isi dufata. Haleluya, haleluya. Ntutinde kuri iki, gusenga, kwiyiriza, kwiha Imana utisigarije na kimwe. Amen, haleluya. Mu isezerano rya kera niho tubona cyane inyifato runaka babaga basabwa. Nusoma mu Itangiriro ugasoma ubuzima bwa Aburahamu, urasanga iteka uko Imana yavuganaga nawe. Aburahamu yakoraga iki? Yubakaga igicaniro, agatambiraho Uwiteka ibitambo. Yaba Imana imusezeranya, yaba Imana imaze gusohoza ibyo yamubwiye, yaba Imana igize gutya, bari bafite ubuzima bwo mu mwuka bitayeho. Ni koko turi muri Kristo Yesu kandi yarangije byose ku musaraba, ariko turimo turabivuga dushyizemo na experience y'ubuzima. Abubaha iby'umwuka, ababiha agaciro, ubuzima bwabo bwo mu mwuka bukura vuba, butumbagira vuba. Haleluya. Ikindi umuntu atarahura n'intambara y'umwuka ifatiga igaragara, hari ubwo yumva ko ibyo bintu bitabaho cyangwa se ko ari ugukabya. Ese ni ngombwa kwisiga amavuta nihumanura? Ese ni ngombwa gusengera umurwayi wamusize amavuta? Ese ni ngombwa ko rimwe na rimwe shobora kumva hari uburemere bw'abadayimoni mu nzu yanjye ngasengera inzu yanjye nyisize amavuta? Iyo umuntu atita ku by'umwuka yumva ibyo bintu ari ibikabyo cyangwa se ari ukuraguza. Mbabwire none cya gice cyo gukoresha logique, igiteye ubwoba n'ikibabaje uyu munsi mu itorero rya none nuko abantu nanone bashyize logique n'ubwenge ku ruhande, bagafata igice cyo mu mwuka kandi bakanagikoresha nabi, bakabikoreraho bitagombye gukorerwa, bakabikora bari kumwe nabo batagombye kubikorana. Nk'uyu munsi hari ibintu rero kuri YouTube ukumvugiza agahinda bidakwiriye kubwirwa isi ya gipagani, bishobora kuba ari n'ukuri ariko byashyizwe ahantu hatariho. Reka duhese icyubahiro. Haleluya, haleluya. Turasenga dusaba umwuka wera ngo akangure umwuka wacu. Twabonye ko umwuka wera avuga, umwuka wera arakora. Amen. Uko tumwegera ntabwo aduha ibyo kwigana abandi, aduha iby'umwihariko wacu. Ushobora kuba urwaye ahantu runaka, ufite ikibazo mu mwuka ahantu runaka, ufite ikibazo mu mubiri hafatika ahantu runaka, akakubwira ngo nuko nguko uri bubigenze. Kunywa amazi uyu munsi byahindutse ibisanzwe, hari n'itoro ngo bayitwaza amazi buri munsi. Mwuka wera ajya bivuga ariko si bihozaho. Ashobora kuvuga iby'amavuta ariko si bihozaho. Haleluya. Ashobora kuvuga n'ibindi tutabasha kubwira abantu ariko si bihozaho. Gusenga kwawe niko gutyaza uruhande rwawe rw'umwuka kandi ntago bipfa ubusa. Haleluya. Uko twinjira cyane niko dukingurirwa cyane mu isi yo mu mwuka. Uko tubikerensa nuko tutabiha agaciro niko tunyagwa, niko tuzaba abakristo gusaba umubiri bagarukira bugufi. Ariko warakoze gusenga, warakoze kwiyiriza ubusa, warakoze kutabirekerera muri aya masengesho y'iminsi 7, urakoze kutabyihorera, urakoze guterana n'abera. Ntabwo bizapfa ubusa. Haleluya. Buri sacrifice yose dukoranye inyota yo gushaka Imana, Imana irayisubiza, Imana igira ikibikoraho. Haleluya, haleluya. Umunsi nagize iyerekwa rirenze iryo narigeze kugira mu minsi maranye n'umwami, nigenda ndi mu masengesho y'iminsi 7 yo kwiyiriza ubusa ntarya ntanywa ku manywa na ninjoro. N'ubwa mbere nari nyakoze. Ushobora kumaza igihe uyakora cyangwa utaranayakora, sina ngombwa wenda ngo unayakore. Ariko ndimo ndavuga ko ibintu by'Imana by'umwuka bidatoragurwa mu muhanda. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Impamvu ndi Karongi ntabwo Imana yabimbwiye ndi mu muhanda, byavutse ndimo nsenga nisabira ubusabane n'Imana. Mu gusenga kwacu Imana iravuga. Nimuze twongere twigira imbere, nimuze nitubyihorere. Ushobora gusenga ukumva usotse ntajwi wumvise, ariko reka nkubwire, mu isi yo mu mwuka bo watumbagiye. Abadayimoni babakureba uri hariya hejuru, babareba intambwe wateye. Haleluya. Kandi mu ijuru nabo bari bakomeza kuvuga ngo ongera wigira imbere mwana wanjye, ongera wigira imbere, nkubwira ubundi bwira ubw'umwuka, nkubwira ubundi bwira ubwo mu ijuru, ongera wigira imbere. Nta gusenga na kumwe gupfa ubusa. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Waduhaye intwaro itagurwa amafaranga, waduhaye intwaro tutarinda gutega indege ngo tujye gukura muri Amerika. Waduhaye intwaro y'umwihariko y'abana b'Imana. Nidusenga, nitwita ku by'umwuka, nituba maso, ugatega amatwi iby'umwuka wera avugana nawe. Haleluya. Tuzagira impinduka, tuzagira imbaraga.